amburiyaje kire Rivanze. Okay, ndabwira abakunzi banjye ko ndimo kwiga imodokari kuri FAC. Ndabwira kuri Funky. FAC. Bantu mwese mbere yuko mujya gukorera provisoire cyangwa perime, mubanze muze mutware imodokari hano. Kurimo kugenda aho ishaka se. Kandi ari wowe uyoboye watubwiye ko hano ko ngonze. Wambwiye ko wicaye aho ngonze imodokari. Yobora neza imodoka yitwara ariko Nzovu. Ariko mbabwire ndimo kugonga amatara yo kuri kaburimbo, ndimo kuyabomora. Simbiza ariko bizaza buke buke. Bizagenda biza ahubwo nka yakamwana bose yakamwana ngo ine wiga imodokari kuko namuka ugabanyije inzoga nzangamirwa. Erega burya ntihakagira umuntu wiheba isanditse umuntu yagura imodokari. Mu nkange natangiye kwizigama, mfite agatabo, mfite iki ejo nzamaze kugira nko kuri miliyoni 3. Hano turi tukiga imodoka bitatugoye. Twiga imodokari? Tukiga imodoka. Hano kumbona ari ahantu hakeye. Hano se ni muri Eto Ecole. Nzi ko ahantu bigisha imodokari ari muri Eto Ecole, ukayigira mu kibuga. Uri muri Promoro. Promoro se sinjya ngo no gusubira inyuma. Rivanse niyo gusubira inyuma. Promoro no kuvuga ko ubushaka muri Promoro bumva ko urimo kota kwa itari muri vitesse. Muri Promoro ni ahandi umva imodoka iri kugendera muri Ginani. Harimo konsho iragiye ugenda yo tujye kugonga umuntu. Bamwe lese nukunywa bitarengeje urugero. Kandi urabona nka Nzovu nafashe intera yo kwiga imodokari. Hari ibyo polisi y'igihugu ivuga iti mugire amahoro, ntuzatwara imodokari wasumye ku nzoga. Ni bibi cyane, nibwo uzasanga uza kukananira. Ifirishwa ishu ishirishwa ifi. Ifirisha ishu noneze. Oya ariko nawe urambeshya mu munyamakuru. Mbwira ukuntu ifi yajya kurisha ishu iri mu Kivu. Nese ifi igeze ibyo nawe urambeshya. Ndakubwiye ngo ifi ngo irisha ishu igashirishwa ifi. Oya ifirishwa ishu ishirishwa ifi. Natwa ndimo kwiga imodokari rwose. Ni byiza ko bigezemo hagati bikakunanira. Byari bigenze bite? Ngaruke mu muhanda. Aho yandimo kugerageza. Kandi uri kugonga kubita abo bantu vurumuye. Nzovu nabigonga nkabirangira. None wabagonga ukabamara pe. Nta mwana wajya gutwara. Ngomba gusaza nzi imodokari. Kandi mbona urimo uragonga. Ngonga ibiki? Ako noneho byaje da. Yakamwana inama nawe nakugira nimba kujya muri Amerika byaranze, ngwine wiga imodokari. Naze yigira imodokari. Ngwine wigira imodokari. Nawe uzanye n'abadiaspora bashaka kugukubita ukagura imodokari, nawe ukagura imodokari kugira ngo tuze duhora tugenda ku birenge, tugenda ku mamoto afite amapine 2. Hari ibyo murusha yakamwana ntabwo arakandagira mu modokari. Yakamwana yakandagiye mu bifaru, akandagira mu ki hano nanagaruka aziga no kunaga agashoka atugaragarize cya gisirikare cye koko. Yirirwa avuga ko yagikoze. Mu buzima bwanjye urabona mfite akaguru kagufiya, ntabwo kashyikira kurambuye yaje kugira ngo nshyiremo vitesi. Ariko mbonye za modokari za automatique, ibintu byose biba muri direction nayitwara. Hanyuma Nzovu, mu buzima bwawe wigeze wifuza kuba wenda watwaraho imodoka se cyangwa wigera kuyitunga? Urabona imodokari sinavuga ko ari ikintu kiruhishe. Imodokari kuyiga ni ikintu cyoroshye, ariko ngiye ngira ikibazo. Urabona ndi mugufiya, amaguru yanjye ni magufiya. Urabona iyo ugiye gushyiramo vitesi mu modokari ugomba gukandagira kuri amburiyage kugira ngo vitesi ijyemo, ukandagira kuri amburiyage ukayiheza.
wayiheza nimba ugiye gushyira muri gatatu kugira ngo ijyemo nuko mba nahejeje amburiyaje. Rero buriya ngewe ibintu byo kwiga imodokari nubwo ngewe ndi umuntu ukorera amafaranga, hari igihe Imana yazamfasha nkagera ku mafaranga yo kugura imodokari, ariko ngewe byaba byiza nguze ya modokari automatique, ibintu byose babishyira muri diregisiyo, cyangwa nkabona ya modokari ifite feri n'umuriro gusa nta amburiyaje, niya mutwe bayita nimba ari automatique, iriya nayo ntiyangora cyane, ntabwo yakugora. Noneho ngiye ndashaka ko tujya ahantu turi tukiga imodoka bitatugoye. Twiga imodokari? Tukiga imodoka. Hano kumbona ari ahantu hakeye, hano se ni muri Eto Ecole, nzi ko ahantu bigisha imodokari ari muri Eto Ecole ukayigira mu kibuga. Ahangaha ntabwo ari muri Eto Ecole. Nese hano bayiga bate? Ahangaha uburyo bayiga ni mu buryo bw'ikoranabuhanga bwaje ufasha abantu kwiga imodoka, sibyo batiriwe bajya muri biriya bibuga bya Eto Ecole. Ndetse iyo modokari biga mu ikoranabuhanga yo ntifite amburiyaje se? Ibi yifite. Neze ubwo ntibiza kungura akaguru kanyenda karambura neza ku buryo intebe yo barayikurura bakabikwegereza. Nta kibazo nabwo wabukoze. Biramutse bikunze nayigira ku ikoranabuhanga, noneho nyuma ngewe nkazagenda nkagura imodoka amafaranga igihe nzayabonera, ku buryo nahita njya mu yo nguze nkahita ntwara. Wahita utwara kabisa, ahubwo icyo ubwo ngo wahita ujya gukorera perime. Ahubwo perime mbese iyo ugiye gukora perime ko imodoka wayigiye kuri ya modokari iri mu ikoranabuhanga, nayo perime uyikora kuri ya modokari y'ikoranabuhanga? Oya, perime ujya hariya ku kibuga akaba ari ukorera perime. Ubwo ni uko yindi wigira ku ikoranabuhanga niyo kwigisha nk'izi modoka zisanzwe bajya gukorera perime bakoresheje ikibuga. Sawa, urakoze, reka tugerageze nimba ari hano hafi. Noneho hari akantu nshaka kukubwira uvuge, urafasha ugasubiremo, sibyo? Urabikora se? Ndagerageza n'ibinanira tuba twigira kwiga imodoka. Hano hari akantu nshaka kuvugira, mvugira ngo ifi irishwa ishu ishirishwa ifi. Ifi irishwa ishu ishirishwa ifi. Ngo ifi irishwa ishu nza kukananira. Ifi irishwa ishu ishirishwa ifi. Ifi irisha ishu noneze. Oya, ariko nawe urambeshya wa munyamakuru, mbwira ukuntu ifi yajya kurisha ishu iri mu Kivu, nese ifi igeze ibyo nawe urambeshya. Ndakubwiye ngo ifi ngo irisha ishu igashirishwa ifi. Oya, ifi irishwa ishu ishirishwa ifi. Ifi irisha ishu ifi irishwa. Ubwo numva ko icyo ushatse kuvuga ishu ni ifi, ni ukuvuga ngo tugane ku modoka byose sinabishobora. Ifi irishwa ishu ikagera uretse gato rero amaze iminsi ndwaye nako ndi kumaza. ari kuvuga akanyenyeri, si akanyenyeri nashya akanyenyeri nubwo cyaba igihumbi kanda akanyenyeri ratakanda akanyenyeri. Ariko nibyo ariko nibyo 079 5 7 6 nizo ngizo. Irafasha. Nzovuga ko siko ntabwo ufite. Ubwoba bw'iki? Ujye kuri kiriya kintu. Ikibazo amburiyaje ni ishyikira ntaribi. Amburiyaje arayizi ariko hari umuriro feri. Amburiyaje ni ingi. Ibumoso. Muri stade kabisa ya. Mu marusha mwambaye ugiye kwitwara amarushanwa live kabisa. Hakunze umuganga k'umuziki isi wababaye mama. Ntago wababara. Bakubuza inzoga ntago byakubabaje. Inzoga ni iki sonse ni ngwe igikoma. Sigaye ngwe bishobora none. Ziko kiryoshye. Oya.
madamu ashyiramo agasukari na ubwo se si bamaze kwigira Izo bita rivanse sinzoga. ubu usubira inyuma mu guhaguruka uhagurukira muri rimwe Muri poemove. urabanza ukareba nyine muri promoro ukareba nimba iri muri vitesse cyangwa yaba iri muri vitesse bikaba ngombwa ko ufata feri. Iri muri poemove usibye birenze. Promoro biba bivuga ko uhagukiye muri promoro ibihagaze. Ibihagaze. Uri muri promoro. Promoro se sinjya ngo no gusubira inyuma. Rivanse. Reverse niyo gusubira inyuma. Promoro no kuvuga ko ubushaka muri promoro bumva ko urimo gukota kwa itari muri vitesse. Muri poemove ni ahandi umva imodoka iri kugendera muri ginani. Harimo konshoka. akazi ni azimodoka Harimo konshoka. Poemove ni ahandi bidafite vitesse n'imwe. Itari muri imbere cyangwa inyuma iri hagati na hagati. Ariko mu guhaguruka uhagurukira muri vitesse ya mbere. Ariko biterwa n'imodoka. Iyo ari ikamyo ahagurukira nko muri kane. Murimo kuvuga ngo iki? Okay, haranditse ngo okay. Inese ntijya imbere. arayikogereza imbere. Arayikogereza imbere wowe. Wambaye kuteri. Urumva? Bana ko uvura yifate neza kandi agira umuriro. Ntandagire. Reka nigize intebe imbere. Ingirize imbere. Cyangwa yigije iri imbere. Iyi ni feri. Umuriro nuyu. Imodoka iri kugenda. Yamutwaye ndebe imbere yanjye. Ntabwo yatangira kugenda. Kandagira nyine. Umuriro. Iragiye. Ugenda uyoba. Tugiye kugonga umuntu. Ujye ukata gutya. Uretse nayo ingonze umuntu. Ubu bagonge nta kibazo. Mbakubite. Ndi kuri sitasiyo. Barimo kumbwira ibyongereza. Nzovu. Nzovu urimo uratwara noneho imodoka wayigezeho. Ndimo kuyitwara rwose. Imodoka wayigezeho. Ntabwo uri kugonga se? Aha. Ariko umunsi nko kumugonga. Oya mugonge nta kibazo. Kurimo kugenda aho ishaka se. Kandi ari wowe uyoboye watubwiye ko hano ko ngonze. Wambwiye ko wicaye aho ngaho. Ngonze imodokari. Yobora neza imodoka uyitwara ariko Nzovu. Unababwire n'ahantu uri no kubitwarira gutwara no modoka. Okay, ndabwira abakunzi banjye ko ndimo kwiga imodokari kuri FAK. Ndabwira kuri Funky. Funky. Bantu mwese mbere yuko mujya gukorera provisoire cyangwa perime mubanze muze mutware imodokari hano numara kwiga ingiyo maze kuyimenya uzahita ujya muri Etowa Ecole uhita ukorera imodoka se ko yanyitambitse inyuma. Wewe yobora neza. Yobora neza ibi. Epfo ya ambrillage. Ambrillage kandagiye nyine kuri ambrillage ushiremo vitesse. Kandagira kuri ambrillage ushiremo vitesse. Ambrillage. Shire Rivanse. Ayikuye. Kombikuye. Kuyikuye se kandi. Reka bayigushyirireho neza. Imodoka ye nayigonze yanjye yahagaze. Yawe yahagaze. Imbere yanjye hari imodoka. Wanjye yahagaze imodoka yanjye imbere yanjye yanyitambitse. Barabana yicuritse. Do bifata. Gutya banzu rero ukuntu bimeze. Yaguka. Aburetse ntabwo kivanamo cyahita giturika. Wagonze. Subira inyuma. Fasha umuriro mwinshi. Rekura umuriro. Bawurekuye. Bawurekuye umuriro. Umuriro nawe urekuye rwose nabona kandagira. Umuriro muheze cyabukeye. Umuriro gusa. Fetse nyikandagira. Mwikandagira. Ubwo urakandagira umuriro bisanzwe. Igende. Kandagira umuriro. Ese Nzovu
cyakunanije iki kandi muri teori numvaga wari uyizi genda uyobora uvuga utavuga watwawe natwaye ndimo kwiga imodokari rwose ni byiza ko bigezemo hagati bikakunanira byari bigenze bite ngaruke mu muhanda gutera rivanse byakunaniye ndabibonye Nzovu rero dore nguwo atwaye imodoka muri kubibona Nzovu ejo bundi niboneraga perime muri aho ngaho mwasamye bose ndababwira kugira ngo mubanze mwinjire muri Eco mwabanza mukaza no mukiga imodokari ikoranabuhanga rwose ni byiza rwose ukazajya gukora provisoire cyangwa perime wabanje kuza kwigira hano kugiye kwirenza etage noneho etage yobora ariko umuhanda se kutagaragara neza uri kugonga wowe ngaho twara dore bakuyoboye niba gukubita birabinzi ubusura urana iriya modoka ya automatique wayishobora ni yakunaniye aho yandimo kugerageza kandi uri kugonga kubita abo bantu vurumuhita Nzovu nabigonga nkabirangiza none wabagonga ukabamara pe we kubita ibyapa wabimaze gasi ndimo kubona umuhanda ngiye aho ziramutwaye ziri genda kurikira ziriya modoka dore zagusize ndimo gukata cyane bakata gakeya nzifate zagutaye dore ngiziriya dore iragusize kata Nzovu nyamara imodoka uranayizi turavana ujya gukorera provisoire ndahita njya rwose kuyikorera kandi uri kugonga gute urabona ntakurikira modokari se ariko umwana wawe uzagurira imodoka we ntiwayishobora nayishobora nta mwana wajya gutwara ngomba gusaza nzi imodokari kandi mbona urimo uragonga ngonga ibiki ako noneho byaje da anabiri kuza gake gake ubwo se gutwara ari kudakataka ubutanda ashaka uzazane na yaka noneho ko batetarasha rimbure ibintu byose noza gisida ko mbona uri skora accident gasubira inyuma si babikweretse inyuma shyiramo akarivanse aho ngaho shyiramo rivanse ndi ku muriro Nzovu kandi umuriro turi Kamfata akantu gatera Nzovu mwana Nzovu wahe pisi ariko abafana banjye mbabwiye ko ndimo kwiga imodokari ariko mbabwire ndimo kugonga amatara yo kuri kaburimbo ndimo kuyabomora simbiza ariko bizaza buke bizagenda biza ahubwo ubutanda ashaka uzazane na yaka nzamuza yakamwana aze kwiga imodokari nawe cyangwa kurusha gutwara imodoka oya andusha imbunda gusa nta modoka andusha akurusha gutwara njye murusha gutwara ubu ngubu kwini nakubona wicaye ku modoka wayitwaye ntabwo ari kwini ni sandirine ni sandirine umwana wanjye nawe nzamwigisha imodoka uzazane na wa mwana wawe w'umukobwa nzamuzana yitwa Sandrine ari mu wa mbere segonderi yiga mu wa mbere segonderi Sandrine ndongenda gunze ubu indangamirwa nizikubona wicaye kuri modoka birahagije ibyo nize ndabyize mboneho n'abandi cyane nk'abanyarwanda bashaka kwiga imodokari bakazajya gukorera perime provisoire bamenye imodoka ni ukuva muri iyi ngiyi ukicara mu yindi y'ikoranabuhanga uhita wica muri kugira ngo ubone provisoire wica mu modokari isanzwe ugahita ukora provisoire ukayitsinda perime ukayitsinda warabanje kwigira imodokari hehe kuri iyi ngiyi ikoranabuhanga ndabwira inshuti zanjye nka yakamwana bose yakamwana ngo ine wiga imodokari
kuko nuramuka ugabanyije inzoga Nave mu indangamirwa nzoga. erega burya ntihakagire umuntu wiheba isaha n'isaha umuntu yagura imodokari. ubu nkanjye natangiye kwizigama mfite agatabo mfite iki ejo bundi nzamaze kugera nko kuri miliyoni 3. kandi nk'ubu ngubu nayakaje hano aramutse agiye muri Amerika imodoka dore muri Amerika kuzitwara. Muri Amerika bimbwira ibya Kamana Kamana kujya muri Amerika byaranze. Oya aramutse agize amahirwe akajyayo bakamuha imodoka. Ya Kamana ntazitwaze ngo Nzovu ubushize umwaka washize Nzovu ngo njye wamuroze cyangwa Kanyombye ese yakayika nkwibaze. Ubu nguko nta n'ikimwe kirashira ko byanze kujya muri Amerika uzavuga ninde wakuroze none cyangwa ni Nyarudindiri yaramusengeye ngo agiye kujya muri Amerika cyangwa ni kwa kundi amasengesho ya Nyarudindiri atagize ku Mana. Ya Kamwana rwose komeza wigumira hano Kigali. Ubuzima bw'i Kigali buraryoshye. Ubu nkanjye Nzovu ndimo kwiga imodokari kandi ajyana asenga se buraya akajya asenga. Ibyo gusenga tubyihorere ahubwo ubuzima bw'i Kigali buraryoshye. Ubu ndimo kwiga imodokari kugira ngo ejo n'ejo bundi nzabe nabo ega umudiaspora no kunkunda basanga ubise nka miliyoni 5 hahita ngura imodokari ntayigura namaze kwiga nyizi neza. Ya Kamwana rero inama nayo nakugira nimba kujya muri Amerika byaranze ngwino wiga imodokari naze yigira imodokari ngwino wigira imodokari nawe uzanye n'abadiaspora bashaka kugukubita ukagura imodokari nawe ukagura imodokari kugira ngo tuze duhora tugenda ku birenge tugenda ku mamoto afite amapine 2. Umuntu agenda kuri moto umuntu afite ubwoba moto igenda icengera mu mamodokari ariko iyo ufite imodokari yawe neza y'amapine 4 bose kugira ngo ugire impanuka ni gakeya ni nka 40%. Ni gake cyane ni gakeya cyane rwose. Mbwira inshuti zanjye mbwira abantu bose muze mwiga imodokari hano nta mayobera hari. Ugeze Rwanda gisi neza bahita hano turi bahita bahita kuri Funky rero ku bantu batahazi reka mpabarangire ugira ku cyapa cya Rwanda gisi bahita Funky Mark kuri Funky Mark ni hano ku bantu batahazi ugira ku cyapa cya Rwanda gisi hari ahantu baza gufata amabatiri y'amamoto. Aya mabatiri baba bacaginze iyo ugeze aho hantu haba baparitse amamoto baje gufata amabatiri ukomeza imbere yawe gatoya rwose nta mayobera ahari. Muze rwose mwiga imodokari muzajya gukorera provisoire na perime rwose imodokari muyizi muhita mwicara mu modokari mubona perime nko guhombya ako kanya. Batubwire ko rero hari na biyari hari no gutera twa tuboro twishoka hari imiheto hari imikino myinshi hari imiheto hari gutera udushoka hari za biyari nahabonye nk'amakarita abantu bashaka gukina ikarita cyo ko ikintu ntabonye mu byerekeye Kinyarwanda ni igisoro. Ese mbibarize ko bakorera hano kuki mutatekereje kuzana igisoro kuko igisoro ni ikintu cyiza. Ku gihe cy'ubwami wasangaga umwami abuguza igisoro ni ikintu cyiza gituma abantu baterama ariko n'igisoro kirahari hasi rwose. Ndabwira abantu bakuze babasaza bashaka gutarama bazi igisoro kirahari rwose. Igisoro kiri mu muco wa Kinyarwanda. Sawa cyane urakoze cyane hano nta kintu kidahari. Nzovu urakoze cyane kandi twishimiye gukorana nawe iki kiganiro. Ikiganiro nabwira abafana inama nabagira cyane nk'urubyiruko urubyiruko koko banywe less ni ukunywa bitarengeje urugero. Kandi urabona nka Nzovu nafashe intera yo kwiga imodokari. Hari ibyo polisi y'igihugu ivuga iti mugire amahoro ntuzatwara imodokari wasumye ku nzoga. Ni bibi cyane nibwo uzasanga wakoze impanuka ugasanga imodoka wayiteye munsi y'umuhanda ugasanga uragonze rwose. Igihe uzaba
wanyweye inzoga ntuzajye mu modokari, uzahamagare umushoferi wundi utanyweye agutware. Ni amakosa gutwara wanyweye inzoga, tugere amahoro. Nimba ngahubwo ngo bajye banywe lesi, banywe gakeya, banywe lesi. Ariko nanone kunywa lesi, kunywa gakeya, umushoferi we lesi ntanayemerewe. Mwabashoferi mwe ntimuzatwara imodokari mwanyweye. Polisi y'igihugu ibyo bintu ihora ibyigisha iti mugere amahoro. Nimba utwaye kwasiteri ugiye i Butare, geza abagenzi utwaye bagere Huye amahoro. Nimba nawe uri umupapa ugiye mu rugo rwawe, gerayo amahoro, ugere iwawe imbere y'abana bawe bakubone amahoro. Sawa, ntuzatwara imodokari wasinze, ni amakosi. Bye mbasezeye ku peace and love. Etuha peace and love ari bamere peace and love. None ni byiza rwose, nsohotse muri ya modokari yanjye nigiragaho no kwikoranabuhanga. Urakoze cyane kabisa Nzovu. Sawa, ni byiza cyane, murakoze. Kandi Nzovu wakoze mwana, wakoze cyane. Sawa, nakagaruka tubicano nibwo bwa mbere nyikorewe, ariko ubu ndi umushyitsi, ariko ubutanzagaruka ndi umusangwa. Babwira badukoreye subscribe, mukore share na comment, mutibagiwe nanzogera kugira ngo amakuru abagireyo igihe. Kandi ibyo twakoze mwumvise bitabanoze, mwatwandikira tugakosora, tukagira icyo dukosora, bayita ausaji. Kandi nanone umusitari wese muzakenera muzatubwire tumubashakire. Nimba uyu munsi mwabonye Nzovu, ejo mushobora gusa kutubona ndi kumwe na Yakamwana, ndimo kumutwara mu modokari. Noneho naramaze kwimenya neza, hari ibyo namenye, hari ibyo murusha, hari ibyo murusha. Yakamwana ntabwo arakandagira mu modokari, Yakamwana yakandagiye mu bifaru, akandagira mu ki. Hano nanagaruka aziga no kunaga agashoka atugaragarize cya gisirikare cye koko yirirwa avuga ko yagikoze. Okay, murakoze. Peace and love. Urakoze cyane kabisa.